Imwe mu miryango ifite ababo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bakajugunywa mu migezi, ibiyaga n'inzuzi, bavuga ko kuza ku migezi bakibuka ababo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bibafasha mu komora ibikomere byabo, bityo bagakomeza urugendo rwo kwiyubaka. Buriya kudashyingura ni ikintu gikomeye. Icyo gikomere duhora nacyo kuba tutarashyinguye, akenshi turuhukira kuri aya mazi, kuko nawe wumva uri ahantu wumva ufite umuntu wawe. Nkuko mubizi uretse n'abazize Jenoside n'undi wese yashyinguye umuntu wararuhuka. Twe rero icyo gikomere cyo kuba tutarashyinguye, urebye turuhukira ku mazi, kuko nizo mva z'abantu bacu, niho hantu natwe turuhukira, nk'uko umuntu wese ugiye kwibuka cyangwa ushyinguye umuntu we aruhuke iyo yamushyinguye, natwe turuhukira kuri aya mazi mu by'ukuri. Visi Perezida wa mbere wa Ibuka Egide Nkuranga avuga ko igikorwa nk'iki ngiki cyo kwibuka Abatutsi bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bakajugunywa mu migezi, inzuzi n'ibiyaga ari igikorwa gikwiye gusigasirwa kugira ngo ibimenyetso by'amateka bibashe kurindwa, bityo ubu ngubu hakaba hari gahunda yo kubaka inzibutso ziranga amateka, zisobanura uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe. Gahunda hari nuko hakubakwa inzu ndangamurage ivuga amateka nyine ya Jenoside yakorewe Abatutsi, n'uburyo noneho abo bantu bishwe bakajugunya mu mazi, bakagenda mu mazi nkuko nabivuze muri Nyabarongo, iyi iri inyuma ikagera mu Kagera, bakarinda bagera muri Victoria. Nuvuga ngo rero hakenewe amateka yimbitse y'ukuntu bishwe n'ukuntu bageze aho ngaho, kugira ngo n'abantu bazajya bahasura bazajya bamenya yuko ari abantu bashyinguye, ari Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bishwe bakajugunywa mu mazi nyine bakarinda bagerayo, noneho bakamenya mu by'ukuri muri rusange na Jenoside yakorewe Abatutsi icyo ari cyo. Nicyo kigenderewe cyane cyane. Abantu basaga 50 bahagurutse ahangaha i Kigali nyuma yo kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bajugunywe mu nzuzi, imigezi n'ibiyaga, aho bamaze kubunamira kuri Nyabarongo. Ubu ngubu bahagurutse ahangaha i Kigali bagiye mu gihugu cya Uganda kuri Lake Victoria, aho bagiye kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi barohowe hariya bakaba bahashyinguye. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.